umunsi wa mbere bigufata hari ryari niba wibuka umunsi wa mbere biturika nyine umunsi wa mbere mbwiriza muri bisi umunsi nari mvuye barabyumva neza kuntu umeze cyane ngira kubyiyumvamo gusa mbwira chauffeur ati wangabanyirijeho nkagusuhuza niko namubwiye ndamubwira chauffeur wangabanyirijeho nkagusuhuza araseka aragabanya ndamubwira ati namwe mwese nabasuje mu izina rya Yesu Kristo ngo niwe mwami nkorera kandi niwe mwami nemeye utitaye ko hari abatamwemera barimo tunigana ongeraho twigana muri university nitaye ko nabo barimo mvuga Kristo pe ndabohoka ndamuvuga ndabyibuka nasohotse muri iyo modoka umwana w'umusore twari turi kumwe yaranshimiye twe twicaranye yarambwiye ati urakoze ambwira akabari twamunamurengejeho ko kaho ngaho mu muhanda twacaga nanze kukavuga izina avuga ngo urakoze kukandenza kubutaha nanjye nzakirenza iryo jambo yambwiye ndahindukira ndamubwira ati mwana wa mama urakoze kubw'umwanzuro ufite ariko ejo ntago wazakirenza n'ejo bundi genda Kristo akakurenza niwe wenyine ujye uturenza utubari andi mateka nuko mvuka kwa muganga banyibye baranyibye kukwiba baranyibye nyine bantwara mama bamuzana undi mwana wapfuye arongera arambona kuko yari yambonye ni umubyeyi mugenzi wa mama wa mutwaye muganga niwe wabigizemo uruhare cyane wabigizemo uruhare yashaka kumuhereza undi mubyeyi se cyangwa bashakaga ko ngiye undi mubyeyi wari wabyaye umwana yapfuye w'umukobwa nacyo cyahise kituma bigaragara ko mama yahise amenya ubundi iyo bamuzanira agahungu kapfuye hari igihe atari kubyitaho ariko bamuzaniye umukobwa wapfuye kandi azi ko yabyaye umuhungu bita aho uri hirya no hino ku isi ndagusuje kandi wifurije umugisha w'Imana mu mirimo yose urimo niba utameze neza wihangane ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo yibwira kutugirira uwo ni Kristo mvuga ni byiza si ibibi kugira ngo itureme umutima ibyo tuzabona hanyuma ngo haye ikaze kandi nkwifuriza kugubwa neza imirimo urimo yose Imana yihire kandi yihe umugisha hanyuma niba uri mushya kuri televiziyo SINAI biroroshye cyane kwinjira mu muryango wacu umuryango w'abana b'Imana ni gukanda ako kantu kanditseho subscribe niba ukoresha igifaransa kanditseho ngo s'abonner ubundi ukomeze kubana natwe mu biganiro byiza tubageza bijyanye n'ijambo ry'Imana twakiriye umuvugabutumwa ukomeye cyane eri umeze ute ndashima Imana ikaze cyane yego murakoze iri jwi riratugezayo yego iratugezayo kabisa ni amahoro reka tubanze duhamagara Imana dusenga Imana hanyuma dutangire ikiganiro ni ikaze Uwiteka Mana kandi Imana nzima urera kandi uri ukuri ndagushimiye ko wemeye ko tuba hano ku bwami bwawe buganze kuko mwami watubwiye ko aho twebwe turi ariho wishimira kuba kandi umutima w'ikiranuka niho washimye ubuturo icyubahiro kibi cyawe bana natwe kandi bane na buri muntu wese utegeye ugutwi ibyo tugiye kuganira abireho mwami Yesu Kristo umuganiriza kurusha uko twamuganiriza ubwami bwawe buganze none n'iteka ryose amen amen ikaze wifurije umugisha nk'uko natangiye mbivuga kandi nkwizeza ko tugiye kugira ibihe byiza muri iki kiganiro yego Eric umeze ute yego ndashima Imana umeze neza yego burasa neza Imana ibishimire iyo shati ugomba kuyima ntabwo ubwo ni gift wisabiye kabisa ni ukwishyira muri envelope ubundi ukangabira hanyuma reka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere cyane ko n'ubwa mbere tugiranye ikiganiro kuri SINAI hanyuma umuntu ukubonye bwa mbere ashobora kuba kureba akavuga ati ni wa wundi njya mbona cyangwa ntabwo ari we ariko iyo wivuze amazina umuntu bita bimworohera kumenya umuntu turi kuganira ni ikaze nitwe Eric mu Rwanashyaka Bahavu ni umuvugabutumwa nkunda Kristo ndahamya nashidikanya ko ibyo bitumye mbaha nta n'ikindi ahubwo nkunda Kristo SINAI niyo mpamvu yanyemereye kuba hano ni ibyo nyine Eric tumuzi nk'umuvugabutumwa waduha wenda nka biography ntoya yavukiye hehe yize hehe yagize umugisha wo kugira ababyeyi bombi hanyuma turaza kugira no kumuhamagara noneho yego Eric yavukiye muri CHK ugiye mu mwana wa hano i Kigali yego nagize uwo mugisha wo kubana n'ababyeyi bombi ndabafite tuvuka turi abana batandatu nkaba ndi umuhungu umwe ubwo bivuze ko abandi basigaye batanu ari abakobwa uri umuhungu umwe ndi umuhungu umwe mu bakobwa abandi bavuze ngo akunda guteta cyane kubera ko aba ari umwe mu bakobwa cyangwa umukobwa umwe mu bahungu aba afite umwihariko wo guteta buriya guteta sinamenya ngo ni gute ariko
hamwe n'Imana nyine iyo ugize amahirwe ukavukira mu muryango ukabona ababyeyi mpamya ko guteta bari uko nguko kuba utaha ukabona umubyeyi wahamagara papa akakwitaba mbona ko ari amahirwe umuntu adashakisha ari Imana itanga n'Imana yatanga yonyine kuko harimo n'ababata bafite batazi n'ibyo ngibyo icyo nise guteta nyine kuko guhamagara ababyeyi so rero numva guteta nagize ari uko kuba mpamagara umubyeyi nkamubona nukuri n'umugisha wagize umugisha wo kuba waravukiye mu muryango ababyeyi bakijijwe cyangwa wakire Kristo bari bakijijwe twavuga ko ariho umuhamagaro waturutse cyangwa kwakira Kristo byakoroheye kuko hari abo bigora kubera ko ababyeyi baba batabyumva bakaba nk'abamurwanya kugira ngo byahita bisa nk'ubuhamya kuko mvuka nyine uko navukiye mu bitaro mpamya ko mu rugo banahana banjyana mu muryango nyine ubwo nari mvuye kwa muganga amateka ambwira ko ababyeyi banyakiriye batanyemereye kwinjira mu nzu muri icyo gihe banyangiye kwinjira mu nzu bataransengera barabanza baransengera ndi uruhinja baransengera cyane kandi iyo abantu bameze uko nkuko basenze havukamo n'ubuhanuzi iby'ubuhanuzi bwo yego simbitindaho n'iki ariko baransengeye mu buhinja bwanjye kwa kundi umwana bari muto baransengeye andi mateka nuko mvuka kwa muganga banyibye baranyibye kukwiba baranyibye nyine bantwara mama bamuzana undi mwana wapfuye arongera arambona kuko yari yambonye ni umubyeyi mugenzi wa mama wa mutwaye kuko icyo gihe byari bikaze si nk'iki gihe urabona buriya nkuzemo ntabwo nkuze cyane ariko nkuzemo icyo gihe byari bigoye mu mateka nzi nuko kwa muganga banyibye ariko andi mateka meza nyine nuko bansengeye narinjira mu nzu narinjira nyine mu muryango neza ni naho nitiwe amazina baransengera nyine ubundi kukwiba hari igihe muganga ari we muganga niwe wabigizemo uruhare cyane yabigizemo uruhare yashaka kumuhereza undi mubyeyi se cyangwa bashakaga ko ngiye undi mubyeyi wari wabyaye umwana yapfuye w'umukobwa nacyo cyahise kituma bigaragara ko mama yahise amenya ubundi iyo bamuzanira agahungu kapfuye hari igihe atari kubyitaho ariko bamuzaniye umukobwa wapfuye kandi azi ko yabyaye umuhungu bita bimutangaza nyine nabo bari kumwe birabatangaza avuga so ntago uyu uri umwana wanjye yari umuhungu icyo ni kimwe kindi mfite mushiki wanjye nyine ngo twavutse dusa twakunda ubwana bw'ubuhinja ntabwo bwose buba busa buriya rero hari umushiki wanjye twasaga cyane ikindi mvukana ikibibi navukanye mbega wagira ngo navutse niteguye kwibwa kuko navukanye ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko mu gihe haza n'amanyanga bamenya navukanye ikibibi kigaragara cyane ku buryo ntabwo byari byoroshye nyine ko kandi noneho mama yari yagiye kwa muganga atagiye kubyara yari yagiye arwaye aho yabyariye ntabwo ari aho kubyarira urumva ntabwo umuganga yanyibye n'ubundi narangije kuvuka si yamubyaje se rero urumva ibyanjye ni birebire tugiye kuri ibyo byo banza ari naho havuye uwo muhamagaro ngira ngo abantu bari bakeneye no kubimenya hanyuma muganga se bamaze reka tubyite ngo kumuvumbura ko yari akoze icyo kintu byarangiye bite yarahanwe nakubeshye amakuru namenye nayo nanjye sinagiye kure nta kibazo ariko Imana icyo yashaka ko ari ukugira ngo umugambi wayo kuri wowe uzasore kuko wari uhari imbere hanyuma tukuzi nk'umuvugabutumwa umuhamagaro waje gute umuhamagaro utacuruze kenkayeri cyangwa ujye muri resitora cyangwa uba umwubatseho mu kabari ibyo n'ubundi umuntu hano ku isi arabikora iyo biri ngombwa ariko umuhamagaro w'ivugabutumwa mbere na mbere biterwa n'urukundo ukunze abantu ntabwo wajya kuvuga ubutumwa udakunze abantu mbere na mbere urabanza ugakunda Kristo kuko Kristo yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze abo yarabwiye ngo bakundane nk'uko yabakunze nabo yasanze ari abarobyi abahindura abagabo bo kumuhamya ubwo ni nkaho ariyo misiyo yaratubwiye ngo ngaho noneho Eric wowe nasanze uri muri bino kunda umuntu nk'uko nagukunze gira Nick umubwire ubutumwa wamenye nawe agenda avuge nk'ubwo uvuga niko nakunze abantu niko nabyita kandi koko nkunda abantu cyane kuko biranambabaza iyo mbona mugenzi wanjye ari mu buzima nakwita ko atari bwiza wenda we ntabwo yamenya ko atari bwiza buriya Yesu yarabisobanuye aravuga ngo umwuka wera naza niwe uzatumenyesha iby'icyaha umwuka wera iyo ataratugeramo ntitumenye iby'icyaha ibyo dukora byose tuba tuzi ko ari ukuri
ariko umwuka wari yageze muri twe nibwo tumenya iby'icyaha. Rero uriya mugenzi wanjye utaramenya ko ari mu byaha, mba ngomba kumukunda, akaba ariwe nigisha cyane kugira ngo abanze abaturwe, yige kubaturwa. Yego. Muri iki gihe usanga ibintu bijyanye no kumenya Imana ndetse no kubwiriza ubutumwa bwiza, buri mvuga kubwiriza, hari ukubwiriza ijambo ry'Imana, hari ukuba umuririmbyi, umucuranzi, ikintu icyo ari cyo cyose gisavinga ubwami bw'Imana. Iyo babibonyemo umusore ukiri muto nkawe umeze neza, babona ari nk'ubuyobe, bakumva bati uyu muntu ubu ntari gupfa ubusa, babyita gupfa ubusa. Ntabwo wigeze wumva bakubwira batyo ko uri gupfa ubusa, uri gukora ahantu udakwiriye kuba uri? Barabikubwira, ariko kukubwira ngo uri gupfa ubusa, wowe utazi ko uri gupfa ubusa, ntacyo biba bitwaye. Ariko barabivuga, kuko n'abantu usibye n'abana n'abo tungana n'abakristo, abitwa ngo ni abakristo bakuru, iyo bakubonye uri muri ubwo buzima bwa gikristo, uri kugenda babona wabishishikariye, avuga se uri kubona utari kuyoba, uri gukabya. Muri make iki gihe gukizwa, iyo ukijijwe uri muto hari igihe uri gukabya, ariko hamwe n'Imana kandi bagutega iminsi bati wowe uragwa ntumara igihe turi kubibona. Ibyo bibaho cyane. Byambayeho. Harimo n'abavuga ngo uracyabiharaye, nibwo ukibimenya uracyabiharaye, ariko naje gusanga bino bintu nabiharaye, naje gusanga mbikunda, naje gusanga nkunda Kristo, kandi simukunda kuko ari ikintu mvumbuye, ahubwo niwe wankunze. Namenye urukundo Kristo yankunze, numva nta kindi kintu namara kuri iyi si usibye kubwira abantu urukundo Kristo yankunze. Mbere yuko mubwira ubwo we Kristo yamukunze, mushishikariza urwo nge yankunze, akabanza akanumva ko nanjye nakunzwe. Yamaje kumva ko nakunzwe, nawe ajya kwishakiramo urwe, kuko Kristo ni mugari. Yego, nibwo buzima. Nashaka kukubaza mission Kristo yasize adusigiye iyo ariyo, ariko mbere yuko uyitubwira, ndagira ngo uduhe mu ncamake y'urugendo rwa Eric mwivuga butumwa bitangira bwa mbere. Ko nkanjye ushobora kumbaza ubundi umuziki bitangira bwa mbere nkabyibuka, ni muri korali y'abana bitangira bityo. Eric byageze bite kugeza ubwo tumubona uyu munsi avuga Kristo, avuga ko adaharaye ahubwo akunda? Ego, Eric ndabyibuka 2010 niwo munsi wa nicyo gihe cya mbere nari nsa nkaho 2010 irangira, nicyo gihe cya mbere nari nabatijwe, nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Ngira ishyaka muri njye. Nyimara kubatizwa nibajije ikibazo, ngeze mu rugo nasanze batetse, kumva navukiye mu muryango ukijijwe, biteguye umwana wabo yabatijwe, tumwakire. Nari nabatijanyije na mushiki wanjye nkurikira. Ndebye ukuntu batwiteguye birankanga, ndavuga nari mfite amakuru make ku bintu by'ubutumwa bwiza. Ndavuga Yesu amajije kubatizwa yagiye mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40. Icyo ni ikibazo nibajije uwo munsi. Paulo amajije guhura na Kristo yarahumye ararandatwa. Ndavuga koko nge nahuye na Yesu uwo munsi. Ni ikibazo nibajije, nariye mu mutima wanjye ari ibyo bindimo, ndi kwibaza nahuye koko na Yesu. Bingumamo hacemo nk'icyumweru cyangwa 2, negera umushumba wanjye ndamubaza, pastor, ko abandi umuririmbyi yaravuze ngo navutse bwa kabiri, byari indamu yanjye bimindukira igihombo, none ubu ingorane zose nzerekeza ku mwami Yesu, ko mu rugo twakunda kumva izo ndirimbo cyane. Ndabaza pastor, njye narakijijwe? Umubaza kuko biriya bintu mwankoreye narakijijwe? Kuko icyambere sinigiye umubatizo njye. Mushiki wanjye, mfite mushiki wanjye, muri bashiki banjye nyine buri wese agiye afite kimwe icyo yihariye, wo nkurikira n'ubundi nakomezaga mukurikira. Yarabatijwe, yigiye umubatizo, tujyana kubatizwa. So bigenduka, ariko ndibaza kuko nakijijwe, ko mwanya tuje Yesu Kristo umwami n'umukiza, kandi koko mwumva mbishaka, kuki nta kintu ndi kumva, bitewe n'ibyo byago byindi byagiye bigera ku bandi. Bityo pastor yarambwiye ati nuko wavukiye mu muryango ukijijwe, arampumuriza. Ako numva sibinyuze, ndasenga. Tangiye nahise nangira muri icyo gihe, nibwo natangiye kwitegurira amasengesho. Kuki wumva gushidikanya Eric?
impamvu nashidikanyaga nyine n'ibyo by'abandi nkavuga kuki Pawulo yahuye na Yesu akabimenya ko yahuye na Yesu nahure n'ibiryo kuki ngemuye n'ibiryo Yesu nari nzi ko byibura ndi bugere mu rugo nanjye nkavuga mu ndimi ndi bugere mu rugo nyine nkabona ijuru rikanyingukira kuko numvaga abantu bavuga ko babona Imana. Ikindi mama wanjye nakuze mubona akoreshwa ibitangaza cyane, so ndavuga rero byanga byakunda Yesu twahuye hari ibintu tugiye guhuriramo neza. Ariko mbona natangiye gutegura amasengesho buri munsi kwa gatatu nkiyiriza ngira abantu bagenda bansapotinga bagenzi banjye tugasenga kugeza igihe noneho natangiye kumenya ibyo ndimo. So uko nahuye n'ibyago nkuko nabitekerezaga, ariko koko namenye ko cya gihe nari ndi mu kivunge cy'abantu, kuko ishidikanya nari mfite ryari ry'ukuri, nari ndi mu kivunge cy'abantu. Twabatijwe turi urubyiruko rwinshi cyane, rwinshi. Uwo mwaka ndumva 2010 ugeze nko kuri church yacu gavuga abantu babatijwe 2010 uwo munsi yari kuri Noheli, wasanga ari kimwe cya kabiri cy'urubyiruko, twari benshi cyane. So nkumva nyine birambangamije, nashatse Imana ndasenga ko nari nshobojwe kubw'amahirwe uko imyaka yagiye ikura, nigira inama ngura Bibiliya. Ndavuga bino bintu sindi kubyumva neza, igihe bahereye bambwira amagambo reka nsome Bibiliya, ngura Bibiliya. Ari wowe ubyibwirije nyine? Ngiye niguriye Bibiliya. Bibiliya yanjye ni iki? Reba n'urugero hano sinayiza. Bibiliya yanjye ndayubaha kuko yari amenze. Bibiliya yanjye nayiguze 5,000 niki byose 5 ubu ngubu byaba bisekeje bitewe n'ukuntu meze n'ubuzima ngezeho. 5 ni amafaranga yakabaye make kuri uno munsi, ariko 5 y'icyo gihe yari menshi ko nari umunyeshuri sinakoraga. Ni itike ugenda usevinga, utekereza kuzasevinga itike ukugeza igihe uguriye Bibiliya, byari bikaze. 5 icyo gihe umva yaguraga ibintu byinshi, yaguraga n'ipantaro. Ubu ngubu mbazi ipantaro zigura nk'ibihumbi 10 umusore ubika ayo mafaranga yayabitsa agiye kugura inkweto nziza, ipantaro nziza, ariko nibyo nyine kuyagura Bibiliya. 5 byari byinshi, 5 byaguraga. Ndibuka hari inkweto bitaga canvas zino za All Star zaguraga 5,000. Rero numva mu by'ukuri nanjye nari kuyigura, ariko ndavuga no giye kugura Bibiliya. Naguze Bibiliya, ikintu cya mbere nayibwiye ati Bibiliya yanjye ndakuguza, ngiye kugusoma, ntabwo nzigera nsinzira nagusoma. Yari intego, sinzigera nijyama nagusomye mpaka menye ubundi Kristo arihe, Kristo arihe muri no Bibiliya. Bibiliya koko yambereye umugisha, natinze muri Bibiliya kugeza igihe nasomye Bibiliya yose nsanga ni Kristo. Kuva mu itangiriro ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, nahise menya Kristo. Ubwo aho ngaho byaba bisa nko kwigisha, ariko kuva mu itangiriro, kuva kuri iryo jambo mvuze, ubwo waza kumbaza ngo Kristo arihe muri iryo jambo, arimo aruzuye gusa kugeza mu byahishuwe Kristo gusa. So rero nahise nkunda Bibiliya ku rwego rutangaje. Ubu ngubu mu bintu nshobora kuba mfite byinshi by'ibitabo Bibiliya irimo. Bibiliya ngerageza gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. Nyine uko zisohoka ngenda ndeba ukuntu bimeze, wagira wa mugani waneganya kuzigisha Bibiliya, ariko ndabikunda nyine kugira ngo ngende menya n'uburyo abantu bari guhindura ubutumwa, kuko nibyo bitumugaje urubyiruko, ni nabyo bimugaje abantu bakuru. Muri make ubwo ndumva nsa nkaho nagiye kure cyane, ariko mu by'ukuri Bibiliya uyisomye nibwo wongera ukamenya ubutumwa bwiza, ni nabwo umenya ko wakijijwe, nibwo wongera gusobanukirwa. Buriya impamvu mbivuze ibi, Bibiliya muri kino gihe abantu tusoma Bibiliya kugira ngo tubone icyo kubwira abandi, tubone icyo kuvuga. Ariko iyo usomye Bibiliya ushaka kumenya icyo abakubanjirije bakoze, umenya aho bagarukiriye, nawe biriho utangirira. Niyo mpamvu wenda wari kubigeraho, iyo ngiye kubwiriza ntabwo nitwaza Bibiliya. Kubira iki nayitwaza? Nuko narifashe Bibiliya nyigira ubuzima bwanjye, nanjye mfite aho Uwiteka ashaka ko nangirira muri kino gihe. Iyo biri ngombwa kubera ko abantu twabaye imbata z'ibyanditswe, turabasomera, twamusomera handitse gutya kugira ngo urebye Bibiliya kenshi na kenshi tuyikoresha kugira ngo twemeze abantu, kugira ngo bizere ibintu tuvuga ko ukuri, unabibemeza. Ariko ubundi ntabwo ariko byari bikwiriye, ntabwo byari bidukwiriye muri kino gihe, ntabwo byari bikwiriye. Twari tugeze mu gihe cyiza cy'umubyeyi akizwa akabwira abana ngo nimunyigireho kuko namenye Kristo wampinduye ubuzima.
ariko muri kino gihe umubyeyi arakizwa kubera imico mibi yamunaniye kuyireka, kuvanga ingeso mbi n'ubutumwa bwiza. Usanga ni umuvugabutumwa mwiza, arabwiriza neza, ariko yageze mu rugo anatukana neza, akaba atashobora kubwira umwana ngo munyigireho nk'uko nigiye kuri Kristo, kuko ntacyo afite. Rero izo ni ingaruka dufite, ni nacyo kintu cyambabaje, kimbabaza cyane mu butumwa bwiza. Nacyo kintu gituma nahora nikoreye Bibiliya ndayikunda, ndayisoma, nyiha umwanya wanjye wose, ariko Bibiliya ihindura njye kugira ngo mpinduke umuntu nikabona akifuza. Mpinduke umuntu ushobora kubwiriza undi agahinduka, nawe akazajya gusoma Bibiliya akamenya aho umuhamagaro wiri, ukuri kwe kuri. Sibyo? Nuko byagenze Rike, nkunda ubwo butumwa. Muri izi nyandiko zose muri ibi bitabo bigize Bibiliya, Eric hari ushobora kwibaza ngo Kristo kumubonamo hari byumva nk'injuga. Mweshi iri jambo ry'urubyiruko bakoresha muri iki gihe, wasobanura ute ukuntu muri zira impapuro z'umweru zanditseho inyuguti z'umukara umuntu yumvamo Kristo gute? Wamubona gute? Inyandiko ni umukara zanditse ku mpapuro z'umweru, zashyizwe hamwe zikora igitabo cyitwa Bibiliya. Kristo ubwo ari hehe wabwira? Kristo ari he muri ziriya nyandiko? Uko niko kurumajije ikibazo koko cyiza. Ni ukuri. Kristo kumubona muri ziriya nyandiko, mbere y'uko umubona ni uko mbanza kumukwereka muri njye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo njye wamenye ko arimo, ndabanza ngahinduka. None ukajya gushaka guhinduka kwanjye aho kwaturutse. Kwa byagenze gute kugira ngo irikabe uyu muntu? Kristo arigeka mubwire ni ubu ngubu amagambo yose tuvuga menshi. Mvuka ejo bundi nagiye kugisura akana, mugenzi wanjye yarabyaye, njya kumusurira umwana. Ndebye umwana ndamwitegereza, mbona uyu mwana nta kintu azi, nta jambo na rimwe azi kuvuga, kuko ntarya arumva. Ariko mu minsi iri imbere arabavuga kundusha. Kubera iki? Papa waramushyiramo amagambo, mama amushyiremo andi, amenye ibyo kuvuga, amenye kuvuga ibintu runaka. Rero Bibiliya iyo uyinjiyemo kugira ngo ubonemo Kristo bigusaba ikintu gito, ariko abantu benshi bafata nk'ikintu kinini cyitwa Umwuka Wera. Umwuka Wera, Holy Spirit. Nicyo cyonyine cyita kikwereka Kristo muri Bibiliya yose. Kuva mu itangiriro wasoma ukavuga wow, aha ni Kristo bavuze, wasoma aha ni Kristo bavuze. Wasoma igitabo cy'ibyahishuwe abantu benshi batinya, ukamenya Kristo, karyoherwa. Buriya kiriya gitabo ndagikunda cyane, ni igitabo kiryoshye cyane, ariko abantu iyo bagitangira ngo igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ibintu bikomeye, ibintu by'intambara, ibintu kivuga Kristo. Impamvu abantu bagitinya, yego ni nacyo gitabo gishobora kuba kivuga Satani, nako ni nacyo cyonyine kivuga Satani kuva uko ariho kugeza apfuye, kugeza ingororano ze zose kikamuvuga wese, kiramurondora. Rero Satani ntabwo akunda ko abantu bagisoma kugira ngo batamenya ibihembo bye, ariko ubundi ni igitabo kiryoshye. Kristo ni wamumenya udafite Umwuka Wera. Twibukiranye kugira ngo byorohere abantu batajya bumvuza ibintu bigize gute, tubwira ngo tubizane hafi, tubizane hafi. Yesu yabajije intumwa zibirirwaga bagenda, arababaza ngo abantu bavuga ko ndinde, baramusubiza. Arangije arabaza none se mwebwe muvuga ko ndinde? Bararebana. Witwa Petero, uri Kristo, umwana w'Imana isumba byose. Yesu yaramwitegereje aratangara, avuga ngo Petero, ibyo si inyama n'amaraso, ni Umwuka Wera, ni Imana ubwayo yimanukiye yicara muri wowe irakubwira. Rero iyo dusoma Bibiliya, Imana iticaye muri twe, tuyisoma nk'inkuru. Naho naringeze ibi nkuru kuko nubwo navuze ngo Bibiliya yuzuye Kristo, yuzuye Kristo ku mukristo, yuzuye inkuru ku munyamakuru, yuzuye amagambo ku munyamagambo, yuzuye amakosa ku munyamakosa, yuzuye ukuri ku munyakuri, yuzuye ukuri ku munyakuri. Kugira ngo ubyumve, umwanditsi witwa Paulo yandikiye umwana we Timoteyo, aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ngo kandi ibyo byanditswe ikintu kibiranga ni uko bigira umumaro wo kwigisha umuntu, cyambere bikamutunganya, bikamwemeza iby'icyaha. None ngo ibyo byanditswe ngo bitunganya umuntu kugira ngo uwo muntu w'Imana abashyitse rwose, afite ibimukwiriye byose. Nta kindi, kugira ngo ibi byanditswe byera ubishatse wahashyira Umwuka Wera. Umwuka Wera yemeza umuntu akamutunganya kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse.
afite ibimukwiriye byose. Dufatiye urugero kuri icyo cyanditswe namaze kukubwira cya Yesu ubwo yaganirizaga intumwa ze, Petero amaze kuvuga uko nguko ngo uri Kristo umwana w'Imana, yarongeye arihindukira. Yesu aravuga ati noneho uyu ubwo uvugiwemo n'Imana nta kibazo, ariko ngiye kuzapfa. Tangiye kubabwira ko nagiye kuzapfa. Petero wavugiwemo n'Imana ahita yiyumvamo aravuga ati ngiye Imana ivugira muri njye, ntabwo uzapfa. Aramwibetana amujyana ku ruhande atangira kumuhana. Tangiye kumuhana Yesu aramubwira ngo mva inyuma Satani. Urumva? Wa muntu wavugiwemo n'Imana abaye Satani. Muri make bya byanditswe twe tugiye gusoma dushakamo Imana tubibonyemo Satani. Urumva ukuntu bisa nkaho nabyita ko bigoranyemo. Noneho Petero atangiye kwiheba kwinshi, Yesu ahita amubwira ati oya, noneho ngaho utekereje nk'umuntu, wifuje nk'umuntu. Ni uko nguko. Rero kugira ngo usome Bibiliya wumve Imana, ni uko mbere na mbere wuzura Imana. Imana mbere y'uko iba mu nyandiko irabanza ikagusura muri wowe, ukabanza ukayuzura. Kuko nk'uwo mutima nagizeho kujya kugura Bibiliya ku mafaranga yanjye, ntawe uguhase, ntawe umase, niwo mutima wamishuriye Kristo muri Bibiliya. Genda umwe mu bantu batajya bajajinga abandi ngo kanaka byagenze gute, kanaka sakijijwe, kanaka nabyumva neza. Ni igihe muha umwanya, kuko umwuka namara kumugeramo, ngo icyo akora twebwe duhabwa imbaraga iyo umwuka wera tumanukiye, nibwo tuba abagabo bo guhamya Kristo. Ni nabwo tuba abagabo dusa Kristo tumuhamya tumukuye. Uyu mugabo umaze imyaka irenga 2000 avuye mu isi, ubundi Eric muzute kuki umuhamya nk'uwahuye nawe, kuki umuhamya none nge kuntu nigisha bagenzi banjye nibo bajya babimbwira. Niyo ndi kuvuga ijambo ry'Imana nshiduka navuze ngo ejo bundi Yesu Kristo yakoze ibi n'ibi, nkaho wamuganire ejo mu gitondo. Ejo bundi dufite urugero rwiza, twe Abanyarwanda dufite urugero rwiza burarutangaje. Bene wacu bari hanze y'igihugu, ndavuga aba bagabo bacunguye igihugu, bari hanze y'igihugu ngo bakumburaga u Rwanda. Kandi u Rwanda mu by'ukuri harimo abagiye bataruzi, harimo abavukiye imahanga n'abarwize mu mateka, ariko kubera amashereka ya ba nyina yari ari muri bo, bakumburaga igihugu cyabo, ndetse bagira n'ishyaka n'inyota yo kuza kugirwanirira mu buryo bakirwaniye. Uyu munsi turi kuvuga gutya nta masasu uri kumva hirya no hino. Ni ukuvuga ngo bagize ishyaka kubera imbuto yari iri muri bo. Natwe Yesu Kristo niyo dusize nk'imfubyi, yaduhaye umwuka wera, niyo mpamvu tuvuga mu ijuru nk'abahazi, tukavuga mu ijuru nk'abahageze, kubera ko yavuze Yesu niwe wabikoze, atwereka ijuru nk'abari bamo. Ibyo ngibyo ku muntu wundi usanzwe abyumva nk'umugani, ntabwo ubutumwa bwiza ari umugani, ni umwuka wera. Ntabwo ubuzima bwa Gikristo ari umugani mwene data, ni umwuka wera. Nta mwuka wera ntacyo wamenya. Kandi umwuka wera ushobora kwibaza ngo ese umwuka wera wawe wamwuzuye gute, wowe umwuka wera wamugize gute, ubundi umwuka wera kuki wowe wamuhawe twe tutamufite? No, ntawe uramufite nuko utarabimenya. Mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Kubera ko twavutse mu kinyejana kibi cyuzuye indamu zinda, cyuzuye ibyo kurya, cyuzuye mu rugero kwikunda. Kubabwiriza abantu benshi tubabwiriza gukora business, kandi mu by'ukuri barabyiga mu ishuri. Hari amashuri ya business, abantu business zabaye business, kandi ntabwo ari bibi, ni ukugira ngo dutere imbere. Wa mugani wavuze ko nambaye ishati nziza, nyambaye kuko natanze amafaranga nkayigura, ntacyo bitwaye. Ariko ubutumwa bwiza buba imbarutso muri twe, buba ubuzima muri twe. Harimo njya nkunda kukavuga, harimo abantu bakijijwe dusaba amamodoka, bigezweho mu byumba by'amasengesho, sinzi ko ujya ugeramo ngo wumirwe. Ubuhanuzi bukabaviza, ntacyo bitwaye pe, niba ariko wahamagawe. Ariko mu by'ukuri ubuhanuzi bwari ukujya mu ijuru. Ufite uwo mwana akaba afite ubugingo, niko Yohana yabyanditse, niko twakabaye tumeze. Uyu munsi twakabaye twigisha abantu gukizwa, guhinduka ku ngeso twahindutseho twebwe mbere na mbere. Ko nuhinduka ku ngeso, visa ntabwo ari ikibazo, n'imodoka ntabwo ari ikibazo. Ariko utagiye muri Amerika, utagiye mu Bwongereza, utagiye mu France, utagiye Canada, nta kibazo ufite. Nose mu Rwanda mbayeho nabi ndabura. Ese abariyo bahanurirwa iki ko visa batayikeneye? Nose ijuru niho ryimukiye tubimenye. No kuvuga ngo ni ikibazo nyine abantu benshi tudashaka imodoka, abazifite ubwo babwirwa iki? Nyine niho ubutumwa bwanapfiriye. Niho ubutumwa bwapfiriye ko muri kino gihe umuntu udatunze si umuvuga butumwa mwiza. Kuba narabwiriza ngo ngureve witi sindabwiriza. No, ahubwo nakabaye nibaza kuba narabwiriza ngo byibura ngira urubyiruko
rwinshi rwahindutse ku bwanjye ruvuga ngo Eric yarahindutse kubera ko yahindutse nanjye ngomba guhinduka. Nibwo niko gahinda nakabaye mfite mu byibura usange abagushaka ari benshi barakubaza ati nakora iki ngo mere nkawe. Nyizwe nkawe, nyizwe nk'uko ukijijwe. Ariko Paulo bura ndamukunda nubwo wa mugani yanavuze ijambo ryiza nanakunda ngo siyigisha inyuguti koko siyigishije inyuguti. Yabwiye abantu ngo mugire ikirenge mu cyanjye nk'uko nakigeze mu cya Kristo. Uyu munsi dufite abantu bangahe babasha kutubwira ngo iri nageze ikirenge mu cya Kristo. Bintu ugera ikirenge mu cyanjye mwana wanjye. Uyu munsi dufite abavuga butumwa bangahe bashobora kukubwira ngo ngwino Kristo waminduye nawe azaguhindura. Hako tubwiza abantu Kristo wamaye nawe azaguha. Ni byiza gutunga, ngiye simveba gutunga mu by'ukuri simveba, ariko biri nambe muri no minsi biragonganye. Umuntu arakosereza mwene se nkakwambura weho nike wangurije amafaranga nkayakwambura nkahita njya kwihana kwa pasiteri aho kugira ngo mpindukire ngo usabe imbabazi dukiranuke nge nawe kugeza igihe uzifuza kugira umutima umeze nk'uwanjye. Sibyo? Rero muri kino gihe ibintu biragoye, biri no mu bintu byatumye nicyo kibazo n'ubu bageze kukimbazaho, biri mu bintu byanshyizemo imbaraga nyinshi zo gukunda Kristo no kumuvuga noneho. Guhagurukira kuvuga Kristo wahinduye ubuzima bwacu. Guhagurukira kuvuga Kristo wadusanze dupfuye turi imbata z'ibyaha akadukiza icyaha akaduha ubugingo. Yesu Kristo ngiye nkunda kukavuga. Yesu Kristo iyaza ashaka kudufasha ngo dukore business zacu ziraninga tuba bakire. Ndakubwiza ukuri ejo bundi yasanze Petero n'izindi ntumwa bari kuroba. Harababwira ngo mujugunye urushundura iburyo. Burujugunye baroba amafi menshi. Kandi barayijoro ntacyo bafashe. Arangije icyanangaje uzahasome neza uzasanga ngo bakimara kubifata barabisize baramukurikira. Yari kubo blessing akababwira ngo mubabo rubyi beza. Akababwira ati no ubu si wo muhamagaro muze mujye kuroba abantu imitima ipfuye mu gihe ubuzima ngo nzabaha. Yasanzwe Matayo yari umukoresha w'ikoro. Yari kumu blessing akamubwira ngo noneho ayo mafaranga ongererwa. Oya ambwira nkurikira. Asanga Zakayo. Matayo amuhamagara muntu anasanga Zakayo na Zakayo yafashe ibyo yari yaramaje kwiba n'ibiki byose kubera ko abonye ubutunzi buhebuje buruta ubwo yatekerezaga buruta ibyo yibaga. Arabufata afata bya bindi itagakora iby'agaciro abitesha agaciro asigara akurikiye Kristo. Gukurikira Kristo nibitugira abakene, ariko kandi gukurikira Kristo si ikimenyetso cyo gukira ubukene ngo tubamo n'amafaranga. Uyu munsi ariko niyo mpamvu abenshi bigisha bati ni gute uri umukristo, ni gute wakurikiye Imana ukaba ukennye, ukaba ugenda n'amaguru, ukaba udafite umwambaro, ukaba ugikodesha udafite inzu. None urumva atari ikibazo ngo aba bagabo niko mu gitabo cy'Abaheburayo hambwira ngo iyo bakumbura iyo bavuye bari gusubirayo. Barabonye uburyo bwo gusubira. Ntabwo bari kububura ariko ni bari bafite inzara n'inyota yo gukumbura iyo bavuye. Muri kino gihe ngiye na Nike tugura ibibanza bituranye tugatangira kwibana metero ahantu duteganya gusiga vuba. Reka nkubwire ngiye byanga byakunda nubwo navuze ngo ndi mukuru ndi na muto cyane, ariko mu myaka nsigaranye sigera muri 70 80. Niba nasigaranye iyo myaka ariko hari aho nzajya kuba imyaka ibihe icyo gihe si imyaka bizaba bikibarwa mu myaka bizaba bibarwa mu bihe iteka. Niba aho hantu mategura nkaba nyiri kurwanira nawe ubutaka hano ku isi tukaba tukiri gupfa ubuntu bwa hato na hato. Eri tukiri aho birahita binganisha kuri cya kibazo nari navuzeho kare. Ubundi mission Yesu yasize adusigiye nubwo twaba tubivanga, nubwo twaba tubihindura uko dushaka bitewe n'inyungu za buri wese uko abishaka, mu by'ukuri mu buryo buri original mission Yesu yadusigiye ni iyihe? Mission Yesu Kristo yadusigiye kambanze mfata iyo yasigiye bari abagabo yabanje gutraining yabatoje imyaka 3. Ikintu yabatozaga ni ikihe? Ni ukumureba. Buri abantu benshi niba sinako babisoma. Buri Yesu Kristo yarabigishaga ati ndure ndakoze nawe nugeraho ahantu meze gutyo uzakore gutyo. Ndabyibuka yageze ku mugabo wari uri gusabiriza umugenzi wari gucuruza ngo afata pome arayifata ayihereza uyu nguyu wasabirizaga. Tabwira ngo mujye mufasha. Niho havuye kiriya gitabo cyo Matayo yanditse 5 avuga ngo hahirwa niho yatangiye kubibabwira. Yesu Kristo iki mission yaduhaye ya mbere nambere no guhinduka tukamwizera. Kumwizera gusa
we wenyine agakora umurimo muri twe. Yabwiye intumwa ngo nimugenda aho muzajya Umwuka wera azabamenyesha icyo kuhakora. Urumva ntabwo bidusaba gutegura ngo dufate amajenda nkunda kwandika ngo dufate agenda nandike ngo ngiye guhura na Nike ndamubwira ibi nibi nimara kumubwira ibi ngibi ndamubwira nibi ngibi kugira ngo mwemeze ite mvuga n'ibyanditswe ibi ngibi nimara kumwemeza gutya kugira ngo n'abazadukurikira bahite bumva ko nkaze itemba mbamanura mbajyane muri kino gitabo nacyo mbabwireho. Bahize ingero izi nizi nizo zifata. Ntabwo icyo yatubwiye ngo muhinduke muse nanjye muse nk'uko mwambonye kugira ngo n'abazababona bazahinduke base nk'uko bababonye. Niyo mpamvu bano bagabo bageze muri Antiyokiya ngo abandi babitegereje baravuga ngo bari abagabo basanzwe ari abayuda ariko babitegereje baburamo ubuyuda muri bo. Nibyo byari by'ukuri bari abagabo bari abayuda bari abisiraheli nk'uko byari bisanzwe ariko babitegereje bavuga ngo bari abo n'ubundi bwoko bushya bwavutse ni aba Kristo. Iyo twakiriye Kristo niwe umenya ibyo dukiza muri twe akaduha ubuzima bwe. Sibyo? Ni ukuvuga ngo Kristo ntabwo ngiye mu bwiza ukuri sinjya nigisha umuntu ngo reka gusambana reka kunywa inzoga reka ibi oya ndabwira no akira Kristo wabindekesheje nawe azabikurekesha. Nagera muri wowe azamenya intege nkeya zawe akwambika imbaraga. Nagera muri wowe uyu Kristo uzamenya uko byagenze kuko twabayeho ubuzima bubi twabayeho ubuzima tubona abantu bitwa ngo n'ab'Imana. Umugabo umwe niwe wavuze umugani utari na mwiza aravuga ngo utarakubitirwa mu rusengero agira ngo sinzu nk'izindi baze kugira ngo umuntu agire aho avuga uko nguko. Ubwo ndavuga misiyo Kristo yatubwiye kugira ngo natinda mu bintu misiyo Kristo yaduhaye mbere na mbere ni yindi mukundane nk'uko nabakunze. Kugira ngo dukundane nk'uko Kristo yadukunze turanza dufate urukundo rwose yadukunze turwirunduriremo turwumve nimara kurwumva muri nge nduhe kuri Nike n'umusoreje ngo babarire nkaho utegeze ukosa nawe aruhubundi nawe n'undaruhundi tugende tubaho ubwo buzima. Erika izi mbaraga ukoresha uvuga Kristo nizo zatumye kwihangana binanirana mu muhanda rwose ujyamo uravuga mu modoka ujyamo uravuga ibintu byo kubwiriza mu muhanda. Twahoze tubivuga mbere tutaratangira kujya kuri kamera ko hariho ahantu hagaragarira umuhamagaro nakwita ngo uri genuine. Kubwiriza mu muhanda no mu mamodoka no muri gare byaje gute wowe ntibyagutunga ubundi byaje gute kugira ngo wibone muri ubwo buryo bw'ivugabutumwa? Nasomye Bibiliya. Uratubwira n'impamvu wabiretse niba byarahagaze? Nabyo ndabikubwiye. Nasomye Bibiliya so uyu mugabo nyine yita Pawulo iyo bamubahanaga n'umuntu bamuziritse imbohe kuko baramufunze kenshi abasirikare babaga bamufunganye nawe yarababwirizaga bagakizwa kandi afite iminyururu ahindura Roma yose pe abwiriza abasirikare bakabwiriza abandi bakabwiriza kandi afunze. Izo nizo mbaraga nagize navuze kwicara muri bisi nkicarana n'umuntu nazi sinshaka kumenya uko urya n'uko uryama ibyo ndabimenya ni abantu twabanje kumenya ese uzi Kristo tuziranyeho Kristo se banze numve n'amakuru ufite kuri Kristo arega aho niho nakuye izo mbaraga mu by'ukuri kuko numva byarambabazaga kwicara muri bisi nkumva abantu bari kugenda baganira Imana mbabarire kubyita ubusa ariko numvaga ari ubusa ngenda bavuga inkuru zo kwa kanaka abantu ugasanga bisi yuzuye amaganya umwe aravuga igikomere cye n'undi avuga icye n'undi aragenda yize kujya mu ntara umuntu atangira avuga ukuntu papa we yamutaye akiri umwana n'umuntu mukuru ni umubyeyi nawe afite abana avuga ukuntu papa yamutaye akiri umwana n'undi avuga ukuntu bamuteye bisi yuzuye amaganya ndavuga ibi bintu urabona bino bintu hari aho byazatugeza ra umuntu uhita mbabwira Kristo womora amaganya womora ibikomere ugera mu muntu akamubera umubyeyi. Mvuga muri make kuvuga Kristo ni ukurambirwa ibiganiro bindi ikiganiro kikaba Kristo. Umunsi wa mbere bigufata hari ryari niba wibuka? Umunsi wa mbere biturika nyine bigufata. Umunsi wa mbere mbwiriza muri bisi umunsi nari mvuye nigaga university ndaza ndi muri bisi twicaye ndi kumwe no mugenzi wanjye twe twiriwe niriwe meze neza nsenga ndavuga ko niriwe meze neza abantu bazi ko meze neza
barabyumva neza ukuntu umeze cyane ngiri kubyiyumvamo gusa mbwira shoferi ati wangabanyirijeho nkagusuhuza niko namubwiye ndamubwira shoferi wangabanyirijeho nkagusuhuza araseka aragabanya ndamubwira ati namwe mwese nabasuje mu izina rya Yesu Kristo ngo niwe mwami nkorera kandi niwe mwami nemeye utitaye ko hari abatamwemera barimo tunigana ongeraho twigana muri university nitaye ko nabo barimo mvuga Kristo pe ndabohoka ndamuvuga ndabyibuka nasohotse muri iyo modoka umwana w'umusore twari turi kumwe yaranshimiye twe twicaranye yarambwiye ati urakoze ambwira akabari twamurengejeho ko kaho ngaho mu muhanda twacaga nanze kukavuga izina avuga ngo urakoze kukandenza kubutaha nanjye nzakirenza iryo jambo yambwiye ndahindukira ndamubwira ati mwana wa mama urakoze kubw'umwanzuro ufite ariko ejo ntago wazakirenza n'ejo bundi genda Kristo akakurenza niwe wenyine ujya uturenza utubari aravuga ati ibyo ndabizi mama araza kubimfasha nawe ni umukristo urumva hatari inama yavuyemo aho nzima si wenda sinamukurikiranye ariko mu by'ukuri hari icyo yatahanye ubwo abataravuze ni benshi ubwo icyo gihe navuye twari tuvuye ku ishuri bisi araho yatugezaga byasabwaga gutega n'izindi noneho ubwo nayiteze urumva nari ndimo neza ubwo kabisa ubwo ninje abo twamanukanye nigaga University of Kigali Sibanga urabona nategaga nkagera aho bita hariya ni Remera nkamanuka njya gutega i Kanombe nigeze ku Kanombe nubwo urumva abo twamanukanye tuganira benshi dusanzwe tunaziranye namanutse koko ri Kristo gusa bisi nayinjiyemo mvuga Kristo abantu bari muri bisi abenshi dusanga ni n'abakristo n'ubundi babicecetse harimo abavuga ubutumwa bakomeye nsanzwe nanazi abanyabwoba sinzi ko ari ubwoba cyangwa atari umuhamagaro ariko barangije nta n'ikintu kinavuze aho ngaho barabyivugiye byose ngeraho mviramo ndataha niyo munsi wa mbere navuze Kristo muri bisi mu rugo bamenya ko watangiye ibintu byo kuvuga ijambo ry'Imana mu muhanda no mu mabisi ubwo ndi kuvuga hanze babyakiriye gute bavuze bati umwana wacu noneho bamugiriye yarasaze birarangiye nubwo mvuka mu muryango ukijijwe hari ibintu biba bitumvikana ku bantu biri ku rundi rwego kuba nyijijwe barabibonaga kuko hari igihe begeze kumbwira ngo wagira ngo nasimbuye Samuel bavuga Samuel wo muri Bibiliya nabaga ku rusengero koko kuko kandi nta kindi ntabwo nari kurenganwa nari ndi muto sinari mfite akazi narigaga sinanateganyaga kugashaka amasaha nari ku ishuri kuki naba ku kazi n'akazi kanjye ubwo kari kujya gusenga nkajya gusoma Bibiliya yirirwa na mu rusengero baza kumbwira ngo wasimbuye Samuel ubu niko babifataga icyo gihe rero ngeze mu muhanda aho nagiyemo ndebye kuntu ibintu bimeze nakundaga guca ku bantu bo ku muhanda hari mu buhe mwaka niba wibuka neza ni vuba cyane mu muhanda aho ngiyemo vuba cyane ni muri uno mwaka ushize lockdown irangiye ni vuba cyane kuko narebye kuntu abantu nakundaga kubireba bwa mbere narabigerageje kenshi bakambuza avuga ariko rero nubwo mumuze ibintu nzabikora ngize amahirwe mbiganirizaho umuntu nita ko nubaha ni umubyeyi na sister pasteur wo kuri church mbamo yego Imana ijya inamuha umugisha yitwa ni yihe ni batari ni Dezami okay bamwita Muhizi uyu mupapa yaranshimishije nabimuganije arambwira ati ibyo bintu sawa go ahead nta kintu byari mutwaye mikoro ku cyumweru turayiguha fata mikoro kuri church njya kubwiriza mu muhanda tangiye kubwiriza abantu barakureba koko barakureba ukumva nawe isuzi ibyo urimo rimwe na rimwe ariko kubera imbaraga z'Imana zigushyigikiye ukabwiriza rero mu rugo ho barabyumvisha bavuga ati none Eric yasaze Eric arasaze ariko se umusazi usara yambara neza icyo gihe byansabaga kwambara neza uve kuri uku nguku wambwiye ko nambaye neza ariko nambaraga nyine byansabaga kwambara ikote nkambara neza koko bigaragara ku buryo abantu ku buryo umuntu mbere na mbere uze Eric bwa mbere atabona ko nasaze kuko buriya imyambaro isa nabi bitoroshye cyane ndavuga ati ngiye kugaragara neza vuga Kristo mu muhanda ndebye uburyo abantu bameze kuko abantu barakureba abandi ukabona bari imyoza abandi iki ndavuga atapo icyo nashakaga nakibonye aba bantu nibo bakeneye Kristo barabaza badusanga mu rusengero ntago bashaka Kristo barangije kumubona aba nibo bamukeneye aba ngaba bambona bakimyoza kuko mvuze Yesu nibo bagiye kumbona noneho tayari narabahagurukiye mbaha iminsi 3 mu cyumweru
kuwa kabiri, kuwa gatanu, ku cyumweru nimugoroba. Ku muhanda nkaba nawatatse. Narabwirije kugeza igihe abantu buzura mu muhanda. Nyine byaje hari igihe nabwirije umunsi wa nyuma bisa nkaho ntabiretse. Narabwirije urubyiruko ruruzura, abamama ndababona, abantu bakuru. Byitegereje ndeba na corona bari bavuga ngiramo ubwoba no kudahana metero wenda. Abantu ubona noneho banyotewe ijambo. Ndavuga aba bantu bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko ejo nijo bundi umuntu yabikuramo ikindi kintu, nta musanzu naba nanze muri leta wo gutuma abantu birinda iyo corona. So ndavuga rero byiza ndabigenza gute kugira ngo bano bantu bumve ubutumwa bwiza ko ari benshi babukeneye, ko abantu abenshi baranambwiraga ngo ukuntu uvuga Kristo ntabwo ari we tuzi. Ndavuga se Kristo usanzwe uzi n'umeze gute? Twe baratwigisha ugasanga nyine umuntu yararambiwe ubukode, bamwigisha ko Yesu Kristo azamuha inzu. Agenda mu rusengero agiye gusenga ashaka ko Kristo amuha inzu. Amajije kubona inzu abahuye na Kristo baba bararangizanyije. Icyo yashakaga yabaga kibonye. Ariko mbigisha Kristo dukura mu byaha, utubatura. Wavuze neza ngo Umwuka wera naza azabemeza iby'icyaha. Iby'icyaha nta kindi azabibemeza kugira ngo muheranwe nacyo, azabemeza kugira ngo mubaturwe ngo iby'icyaha kuko mutabashije kunyizera. Uwo munsi azabemeza iby'icyaha ko mutanyizera, abaha imbaraga zo kunyizera mukiri icyaha. Abantu bumva Kristo. Muri make niko nabivuga. Muri uyu murimo wo kubwiriza mu muhanda turagenda tugana ku musozo. Muri uyu murimo wo kubwiriza mu muhanda no mu modoka n'ahandi hantu habamo ikintu bita gusuzugura byo ku rwego rwo hejuru. Reka nkoresha ya mvugo y'urubyiruko kuguca amazi. Uburyo hari wa mugani utiza uburyo bwo kwambara neza ngo ubusa neza, hari igihe bakubona nk'umuntu wataye umutwe urimo barira inzererezi wabuze icyo ukora. Keretse wenda bakuzi ko mwiganye muri kaminuza ariko abandi babazi ko utazi no gusoma no kwandika. Ibyo bintu wabihanganaga nabyo gute? Ni ryari wibuka wigeze kubikora ukabona urasuzuguwe pe ku buryo uretse umuhamagaro wari ufite ariko ubundi wari kucika intege? Bro, hari umunsi nasuzuguwe yaba muri bisi. Muri bisi ho umuntu narabwirije. No, hari umupapa wabwirizaga muri bisi. Ndabyuka nari ndi kujya mu mujyi. Arabwiriza, ageze hagati umwana w'umusore aramuzamukana. Aravuga ngo impamvu muvuga ibyo bintu nuko mwe mwana biciyemo ngo natwe muturindire. Numva birambabaje. Sinzi ukuntu yabivuze nabi, nyine avuga ukuntu abantu bakijijwe bakuze ngo baba barariye ubuzima nta n'ikindi baba basigaje n'ubundi baba bagomba gukizwa. Itambwira ati ngiye nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ibyo byose uvuga icyo usigaje gukoza ni iki? Niho nahagurukiye ndamubwiriza. Narabwirije uwo munsi abantu bamwe bumva nibyo bahagurukira muri izo mbaraga bati mubwire. Nkavuga ati siwe ndi kubwira umuntu wese uri kunyumva. Nyine nari ubutumwa bwiza bwaranapfuye. Utangira kubwira abantu ngo mubwire. Bakagira ngo n'abantu runaka uri ko we unyumva nanjye ninjye ndibwira nawe unyumva umubwira. Nyine abantu bamwe umupapa umwe ararakara. Aravuga ngo ibyo bintu ubona kano gasore karayobye, gasore keza gutya. Ni uko yambwiye ngo gasore keza gutya. Ndavuga ngo ngiye sinayobye. Niba ari iby'abasaza none ngewe umusore ku kindi. Niko nambwiye ngo ngiye sinayobye. Ndavuga warayobye wabaye mbwa. Ndavuga ngo ndi imbwa nziza ya Kristo. Niwo munsi umuntu yanutse nyine imbere y'abantu. Yambwiye ngo warayobye wabaye imbwa muri bisi. Warayobye wabaye imbwa, umusore mwiza nkaho bimbwa. Ndavuga ndi imbwa nziza ya Kristo. Eho ni umugabo. Niko namubajije. Ntabwo byanshiniye ko nakomeza ndabwiriza. Abamama undi buriya motivation abantu barakumotiva yego n'abandi bakaguca intege, ariko ureba nyine ujye nawe uzi icyo uri gukora, ureba hari imbaraga. Uhita uhindukira abandi bari kukumva ko bari bubwira wa wundi utari kukumva ugasanga umuteye mu mugongo kugira ngo ukomeze ushyiremo n'imbaraga. Yego. Ariko mu muhanda aho umuntu yaraje arahagarara aranyitegereza. Arambwira ngo ibintu uri kuvuga sibyo. Kubw'amahirwe ntabwo yumvikanaga muri mikoro, ko njye ufite mikoro ariko arabimbwira. Amwe ibyo uri kuvuga si byo, uri kubeshya abantu uri gushaka. Yarambwiye ngo ndi gushaka iki? Ngo ndi gushaka amafaranga. Ubwo nawe ngo urashaka kuzaba umupasiteri ugira amafaranga. Ndamubwira ntabwo naje kubwiza amafaranga ko ndayafite. Niko namubwiye. Mu by'ukuri sinari mfite amafaranga menshi ariko mbayeho. Sibyo? Ndamubwira ntabwo iyo nza gushaka amafaranga mfite akazi, ntari kuba ndi mu kazi. Hano naje gushaka inama yazimiye. Yesu yaratubwiye ngo
inama ze zizi ijwi rye. Nazanye ijwi rya Kristo kugira ngo inama aho iri hose yumve isebuja yitabe. Nicyo naje gukora hano. Umupapa araceceka ariko mu by'ukuri yaranzamukanye. Nuko byagenze. Biragoye ariko impano ufite irakomeye cyane. Twumvise mission Kristo yadusigiye. Biratuganisha ku musozo nkubaza ngo noneho mission ya Eric ni yihe? Impamvu yo gukora ibyo, impamvu yo kumwakira ukamuvuga udategwa, impamvu yo kujya mu modoka bagutuka ntucike intege ugakomeza, impamvu yo kujya mu muhanda ku izuba wambaye ikote wambaye neza, hari n'igihe bigusaba ko wambara imyenda ikubangamiye, ariko kubera ko ari igomba kugaragaza ko Eric ataje kubwiriza kuko ari umukene, kuko ari iki. Mission ya Eric ni yihe yo gutuma yemera ko bamusuzugura gutyo kandi akabyihanganira? Mission ya Eric ni ukubwira abantu Kristo ubahindura bo. Ni ukubwira abantu Kristo utari inyandiko, kugira ngo weho Kristo wamenye ubashe kumugaragariza abandi. Ni ukumenyesha abantu, ubu nicyo cy'ingenzi ubundi mu by'ukuri. Mu by'ukuri Eric ikintu cya mbere mbwira umuntu ni ukumubwira ko ari umuntu w'agaciro. Nkamwibutsa ko impamvu Imana itatumye Eliya akomeza kubaho akaba ari mu nyandiko ariko ntagume mu mubiri, Imana yari ibishoboye. Nkakwemeza ko niki impamvu uriho ni umugambi w'Imana. Kuri murimo mwiza w'Imana, kuko uri w'Imana yiremeye kuri murimo mwiza muri Kristo Yesu. Ntago mission yawe ari business gusa. Ntago abakene ntago ari uko Imana yabaretse, si uko yabasize. Mission ya Eric rero ni ukubwiriza abantu ku buryo tubanza tukava mu nyandiko. Noneho nidushiduke tuvuga ibyo Paulo yirirwa agakora, dushiduke tuvuga ibyo twe turi gukora dukoreshejwe na Kristo. Sinzi ko ndi kwigeraho neza ngo yumve. Mission ya Eric ni ugufata urubyiruko rugahinduka. Ubona byoroshye? Biroroshye. Cyambere ni igihe. Mu gihe ngifite igihe nzabikora. Kukwigisha ni byiza ariko sinkugererayo. Nibishoboka. Umwenda warurahera watanyitsemo kabiri. Nicyo kintu muri make ndashaka gukura abantu babanze bamenye ko bagomba kuva mu bubata. Tuve mu bubata. Si tuve mu idini, yego niba ufite idini uterane mu sebo ntacyo bitwaye, ariko uva mu bubata. Kristo uvugira muri Eric niwe Kristo wakuvugiramo. Hari ibintu bitari kiri byo gusengera. Ubu ikintu cyo gusengera ni kimwe, ni uguhinduka, kugira umutima uri muri Kristo ukawicarana nkawicarana. Ni Eric naje kubwira abantu, kukwibutsa gusa ko mu by'ukuri muntu w'Imana unyumva uri kuri SINAI TV. Ngiriwe amahirwe uranyumvise kandi nawe ugira ubuntu bwo kunyumva. Menya ko uri umuntu w'agaciro ku Mana. Umenye ko mu ijwi ryawe rishobora kuba ari ryo jwi ryonyine uyu munsi ryumvikana mu ijuru. Rishobora kuba ari ryo jwi ryonyine Imana itegereje ngo ibohore imbohe ziboshye. Paulo yabwirije abantu benshi cyane, nawe uyu munsi Uwiteka ashobora kuba yiteguriye ngo ubwirize abantu benshi. Njye nkunda kubivuga, uyu Elisa yaragiraga ibimasa, yari ari guhingisha ibimasa bye, ntabwo yari azi ko yaba umuhanuzi mwiza wa Isiraheli. Twibukiranye ko hari n'abana b'abahanuzi bari barateguwe ngo bazahanurire Isiraheli, ariko Imana yitoranyiriza Elisa. Uyu munsi Uwiteka arakwitoranyirije kugira ngo ijambo yashyize muri wowe ribe ry'ubuzima. Urubyiruko ruri kuyobera mu businzi, mu biyobyabwenge, rwakurwayo nawe. Eric hari aho nashobora kugera, ariko yeho wagera Kristo ari muri wowe. Hari urubyiruko nateze kuzabona n'amaso yanjye, ariko uyu muntu turi kuvugana we yarangije kubona, narumenyeshe Kristo. Hinduka mubyeyi, wikomeza kwigisha abana inzandiko za Paulo. Mubyeyi wikomeza kwigisha abana inzandiko za Petero. Mubyeyi igisha abana guhinduka kwawe Kristo yaguhinduye, abana bakubonemo urugero rwiza, bityo bahinduke kuko wahindutse. Sibyo? Aka kantu niko k'ingenzi ubundi. Musore mu Kristo, muvuga butumwa, bwiriza kuntu wahindutse biduhindure. Aba bagabo baricaraga bakavuga ngo Yesu twakozeho, Yesu twabonye n'amaso yacu, nibyo byari ibihamya. Uyu munsi twe tuvuga Yesu Kristo wadusanze dupfuye, turi abasinzi, akatugira abagabo bo kumuhamya. Kuko yarabisobanura avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, muba abagabo bo kumamya. Ntabwo tuba abagabo kuko twashatse abagore beza, tuba abagabo kuko twahamije Kristo. Amen. Ndumva mission ya Eric Kristo yanshyizemo niyo. Ntabwo nshaka kwitambika hagati y'abantu n'Imana.
ahubwo ndashaka kubyutsa umwuka w'Imana uri mu muntu wese amenye ko Kristo yamupfiriye, amenye ko Kristo mu we yazi yarimo. Nta kindi kintu Imana ishaka nuko bose bakizwa bakareka ingeso mbi. Nta kindi ishaka nicyo cyonyine, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ngwino twizere Kristo. Uwo nizeye akamindo mu by'ukuri sinsa nabi, simwaye. Niba ubona namwaye, waje tugakurikira Kristo ko afite ubuzima, kandi ubuzima tuvuga si n'ubw'amafaranga gusa, afite ubugingo. Yaravuze ngo kwa data hariyo amazu menshi, ngo yatabaye ababitubwiye. Niyo mpamvu tutarwanira ibibanza hano mu isi, niyo mpamvu tutarwanira ubuzima bwa hano mu isi. Turakora kugira ngo tubeho nk'abandi, ariko ntabwo turi ab'isi ngo tubatwe n'isi. Birababaje cyane nike, nubwo turi gusoza umugani wawe uko wabivuze, birababaje cyane kubona abo twita ngo n'abapasiteri bari kurwana uyu munsi, bigasohoka ku mbuga nkoranyambaga. Birambabaza njye, birambabaza. Sinzi wenda abandi kuntu bibababaza, wenda abandi baravuga ngo ninda mbi, yego, ariko birambabaza. Uyu muntu witiriwe iki kintu akaba ari kurwanira bino bintu, birababaje. Yesu Kristo ibintu yahagije 5,000 arabareka baragenda. Ntabwo Yesu yicara ngo ajye ahora atubura imigati biba ubuzima. Ni iby'akanya gato. Amafaranga yaje turayakoresha bikahita birangira. Iyi si tugize umutima nk'uwari uri muri Kristo, abantu twese twatunga. Ntabwo nanezezwa no gutunga miliyoni 100 kuri konti yanjye mbizi ko hari umuntu bari gusohora mu nzu. Uyu munsi ubutumwa bwiza twarabwishe, reka nkavugeho. Eric dushobora gusengera umuntu wa Burayi. Negeze gusanga mu cyumba kimwe bari gusengera umuntu wa Burayi, wabwiriwe ngo bari kumusohora mu nzu. Kubw'amahirwe nari mfite akazi. Ndavuga muri gusengera umuntu ngo yaburaye, Yesu umwuka wera aramwuzuye itahaga. Byarambabaje kubw'amahirwe ko nari aho hantu bari basanzwe banzi, byari binyoroheye kuvuga. Ndavuga muri gusengera umuntu ngo Yesu Kristo arazamuna ibirya mugaburire, muzana amafaranga tumuhereza agenda arya, akorere muri mwe bari mwe mu biremeka. Uyu munsi biri seriye dusigaye duhanura ngo Imana irakwambitse, wambaye ubusa ngagwana ngo Imana irakwambitse. Kandi mu by'ukuri mfite amafaranga nakugurira imyambaro ukambara. Ibyaro ubuhanuzi bikaba bifatika kabibona. Ntabwo ubundi byari ibintu dukwiriye guhanura. Niba Uwiteka yakublessinze, fata mu byo yakublessinga abandi, ufasha abantu babeho. Ariko ukwirirwa nirata ibyo nanunze, ntabwo ari kwiza. Imana ibaha umugisha. Amen. Twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga kugira ngo ibyiza tuganiriye ahangaha bize kugira icyo bihindura mu mutima w'umuntu wabyumvise, kandi biherekerejwe imbaraga z'umwuka w'Imana, kuko ibyo twakora byose umwuka w'Imana atabiherekeje umusaruro wabyo ntabwo uboneka. Turashaka guhamagara Imana ngo iherekeze ibyo tuvuze, hanyuma dusoze. N'ikaze Eric. Dusenge. Uwiteka Mana kandi Imana nzima, turagushimiye kubw'uyu mwanya uba wadutije hano mu isi ngo twamamaze inkuru yawe, ndetse tuvuge gukomera kwawe Kristo ukomeye muri twe. Yesu wadusanze dupfuye uduha ubuzima, udusanga turi abasore batazi kuvuga uduha ijambo. Niyo mpamvu tugushimiye kubw'uyu mwene data wafashe umwanya we akemera gukurikira iki kiganiro dukoreye hano. Nta kindi Mwami Yesu Kristo turumwisabiye, nta kindi tumwingingiye, no kugira ngo umutima we wifatire, uwuhindure, uwukoreshe kandi abikiremwa cyawe cyiza. Mwami Yesu Kristo, ubu butumwa buzageraho wese azumva ahugukiye kugushaka no kukubona mu maso. Mwami Yesu Kristo, wageze ku nyanja ugaburira intumwa zawe, ugaburira abigishwa bararya. N'uyu munsi ndakwinginze kugira ngo ugaburire abashonje, abari bababaye Mwami abereho bagabura, kandi n'abatambe bambike, kugira ngo ineza yawe igaragare mu bwiza bwawe. Niho wakoresha ibiganza by'abatuye iyi si bakabasha kugaburira abandi, kuko nujya umanuka ngo uve mu ijuru uze ukore, aho gukoresha abari mu isi, koresha imitima y'abana bawe bafashe bagenzi babo. Ikiruta byose Mwami Yesu Kristo, uhumugisha buri muntu wese warebye uyu wafashe umwanya yo gukurikira iki kiganiro, ubwiza bwawe bugaragare kuri we. Ijambo ryawe ryo rimubera itabaza y'ibirenge bye, ijambo ryawe ryo rimumurikira mu ngendo ze zose none n'iteka ryose. Amen.